Duherukana aramishimira ibihembo yahawe by'uko yatsinze neza. Icyakora ibi byishimo ntibyarambye. Byatewe n'iki? Pascal na William bo baritana ba mwana. N'urunana. Uriya mupadiri si umukundira iki cy'umwihariko mama? Kumuvuga nk'aho atari umupadiri nk'abandi. Niko se nye. Karame. Umvise iriya evanjiri yadusomeye aho Yezu Kirisitu yabwiye abantu ati mujye mukunda bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Akatubwira ati amabi yabaye yose yabaye kuko abantu batari bakundanye. Sinone uko numva wasaraye mama. Wa muntu we ntabwo uzi inkuru amaranye iminsi, niyo mpamvu nasaraye mwana we. Yewe tugarutse ku byo wavugaga rero, biriya yavuze n'iby'ijana ku ijana. Abantu se bafashe imihoro bagatema abandi kugira ngo hari urukundo bari bafite. Sibyo se? Wakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, maze ugatinyuka ugafata umuhoro ngo umuteme, ugatinyuka ugafata impiri ngo umukubite koko, ukabasha ukavugira izindi uri mugenzi wawe ngo aho yishe. Ayo ni amahano yagwiriye igihugu cyacu mama. Gusa natwe nicyo tubereyeho nk'urubyiruko, ngo ayo mateka nubwo ari mabi tuyabungabunge tujye tuyigiraho hatazagira indi jenoside iba mu gihugu cyacu. Yego nibyo rwose, no ku isi hose ahubwo ntihazagira ahandi hantu haba jenoside pe. Mbenye. Karame mama. Imodoka si ya Kirisi. Uzi ko ntari nayibonye, ntabwo nzi ko nawe yaje muri iki gitambo cya misa yo gusabira bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ngaho mubwira duhere ifuti rero. Urase ntatashye? None si gahunda y'urayizi, wasanga afite ibindi ajyamo nyuma ya misa. Kimwe nuko wasanga nta zindi gahunda afite. Reka mubaze nawe hakanira umuhakanira harariko. Waba yugumye ahangaha. Niba bishaka araza dusuhuze mama, guma ahangaha. Mbabarira rwose ntukora ayo makosa. Guma, icara. Ese ubwo uri mu bikinara? Ndekubika amakaye yanjye neza ngo abana batazayakiniraho bakayaca. Ariko nizere ko ibijumba byo wavuye kubikura. Sindajyayo, ariko ngiye kujyayo. Ariko mwuka byaramo. Uyu mwana azavamo umukobwa nyabaki koko. Nara, mbyuka njya mu misa, irangire ngaruke ngera ahangaha ko kutarajya gukura ibijumba mwana we. Nabanje gukubura, ubonye imboga yose idasa neza. Urangije uricara rero uratuza uratekana. Hoya, nahise nangira gupanga amakaye neza nyashyira mu gikapu cyanjye. Igikapu cyawe se wakuye he? Iki si cyo Karemera yamaye. Yakiguhaye ngo bigende bite? Ni icyamembye kuko nitwaye neza mu ishuri nkaba umuhanga. Ukaba umuhanga? Nta buhanga mbonye aho ngaho. Gira uti yampaye igihembo cy'agasuzuguro. Njyewe singira agasuzuguro nyogoko. Ukarusha imbwa iryana. Mpana icyo gikapu ahubwo nkwereke. Reka mbanze mere gushyiramo amakaye. Sinavuze ko agasuzuguro ka ari umunsi. Ndakubwira ngo mpereze icyo gikapu maze aho kukimpa ukaburana. Nyine ndagira ngo nshyiramo amakaye nyeguhe mpita njya no gukura ibijumba. Igikapu kimperaho. Amakaye yasubiza aho wayabikaga. None si igikapu ugiye kugikoresha ikinyogoko. Kukibika. Kandi Karemera yakinguriye ngo njye ngitwaramo amakaye atazongera gucikagurika. Ujye yatwara uko wayatwaraga. Iki gikapu ntacyo nguha. Arararararara. Igikapu kiriho udushumi mu mugongo, kiriho utundi mu nda, gifite imifuka impande zose. None ngo narame nagitwaramo amakaye. Ariko nicyo Karemera yakimereye. Uratwara amakaye mu gikapu nk'iki se? Uri mwene nde? Uri mwene Shyaka cyangwa uri mwene Philippe? Ariko ni icyanjye yamaye kuko nabaye umuhanga. Yanambwiye ngo ubutaha nimba uwa mbere azamena n'ibindi byiza. Naho agasuzuguro kawe kava. Karemera ni ukunsuzuza. Arabura kukubwira ko azaguhemba n'ubu umukobwa mwiza, ukabyuka ugakubura ukoza ibintu ugateka, ugatashya ukavuma, none ngo azaguhemba wabaye uwa mbere. Murabivuga se murabizi mwabana mwe. Umva, yari inzira y'umusaraba nk'imwe Yezu Kristo yanyuzemo. Jye nari maze gukuraho gato, bimwe na bimwe nabyiboneye n'amaso yanjye. Mwabana mwe, twabonye ibintu bibi cyane. Imana yo mu ijuru izadufashe duhe umutima wo kubona mugenzi wawe, ugahita umubonamo ishusho y'Imana. Oya nta jenoside izongera kubaho mama, kuko ababyiruka turi maso rwose. Imana niba yaridufashije rwose. Kandi ibihamya birahari, abantu bariyubatse ubuzima buragaruka. Urabona ko icyizere gihari. Cyakora rwose icyizere kirahari pe. Kirahari rwose. Iyo urebye abana batoya
ubona bakundanye ibintu by'amoko n'amacakubiri yatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ubona batabigenderamo pe. ahubwo se mwagize ngo ejo simfite ikiganiro nateguriye urubyiruko rw'ino. Ikiganiro cyerekeranye na gahunda yo kwibuka se? Cyane rwose natumiye executive w'akagari numira pasteur ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ngo bazaze kumfasha kwigisha no gusobanurira neza urubyiruko rw'inyarurembo amateka yaranze igihugu cyacu. Wagize igitekerezo cyiza pe, ndagushimiye. Yewe nanjye nuko ndi umukecuru pe, nawundi nanjye narekozeza nkabwira abo bana ibyo niboneye n'amaso yanjye. Oya nawe ntabwo uhejwe mama. Yego nararitse urubyiruko ariko urubyiruko rwigira ku bakuru. Mama Kara ufite umwanya rwose nawe uzaze. Nta kibazo noneho nzaza. Ahubwo se Kiri ndakumva nye. Wowe ntuzaza? Ahubwo sabo ntibahagije ra? Niba waratumiye abayobozi b'inzego z'ibanze ukabwira abanyamadini na mukecuru akaba kwemereye kuzaza nk'umuntu mukuru akababwira ibyo yiboneye n'amaso ye, ni ngombwa ko nanjye nza? Hari icyo bitwaye se? Erega urubyiruko rukeneye kumva ubuhamya buvuye ku muntu ukiri umujene nkabo. N'ubundi si ukwanga, nuko hari ahandi bantumiye mu gikorwa gisa nk'iki wateguye. Urumva sinzi ko byazanyorohera kuboneka, kandi no ku kazi mba ngomba kuhagera nkareba uko akazi kameze. Oya nakureke rwose, nareke kukugondoza, birumvikana ko nta mwanya ufite. Kandi nawe uzaba wagiye mu bintu byiza da. Anye, muzagira ikiganiro cyiza, wenda nibinkundira nzahaca ariko sindi kwijeje. Ahubwo se mwana wa? Ndakumva mukecuru. Urataha ryari? Ngaho rero wirirwa utashye, natwe reka tugende mugira akazi keza. Warakoze kwiruka ukabereka igihandure. Erega bari baje birase ngo bagomba kugufunga. Ariko n'ubundi rero iyo bamfata bari kumfunga byanze bikunze pe, kuko Rufonsa tubujije kenshi twanga kumva. Nibajye gufunga bene wabo. Baragufunga se ngo bazampingeme kukugemurira, baragufunga ngo bazahahire muzana barumunabe, baragufunga bitwaje iki? Ahora nikize sha, ariko nyine icyo bitwaje cyo kirahari. Kuko yabage ndetse na William twari tubizi ko gutunda itaka turirunda mu gishanga bitemewe. Ntibyemewe nyine, ariko nawe wari wishakira imibereho. None se tutajya gukora akazi twari kurya iki? Ariko nagize amahirwe uwo munsi kuba ntari impare. Mukobwa jana bari kumfata. Kwiruka ntabyo nishoboreye pe. Umva, no mururumba wo kuvuga ngo reka nkorera yakumanywa na ya nijoro. Rwose iyo ndeka kujya gukora mu gishanga nkikorera ibiraka byo guhingira abantu, hari icyo nari kuba koko. We kwicuza yewe kuba warakoreye amafaranga ngo urwaneho umuryango. Cyasi nabura kwicuza kandi nzi ko ubungu bundi gushakishwa isaha n'isaha nafatwa ngafungu. Ariko barabagufata bakubaza iki? Baragafatwa bibye. Wewe wicara hangaha wirinde kujya mu isantire. Urebe ko hari aho bagukura. Ko bitimfubye wibwiriza korira. Uretse n'uyu munsi, nejo bundi ntaho nzakandagiza ikirenge kugeza byibagiranye. Pe. Cyakora n'akazi ka William ko kujya gukora mu gishango hita ukareka, tuzajya turya make arimo amahoro. Mukobwa ja. Birarangiye tugenze bitase kandi aba badasoboye baragarutse. Subira handi mu rutoki bipfurike. Niba kubone Pascal, uribeshye kongera kwiruka noneho turirukana paka bwije. Kandi aho ngufatira nacyo kirabi cyakijya mu bindi. Marancakiye rwose ubu ntaho kwirukira mfite pe. Ni ukuri kw'Imana ndapfukamye nsabye imbabazi mw'ababyeyi. Haguruka tugende rero. Kandi ni wongera kundushya ushaka ko twiruka, uraba wikururira ibyago. None se umujyanye he daso? Ariko Karemi, ubwo uba wibuka ko n'inyoko yakubwiye ngo umenye ibyo umbwira n'ibyo witondera koko? Umbabare niba nkubwiye nabi mama, ariko nyine rwose icyo nashakaga kuvuga nuko nawe utarishyashye. Mbese ubwo n'igihe ufite amakosa kwambwira umwana ntijye ukora iki n'iki? Gutoza umwana gukora simbyanze pe, ariko hari aho ugera ukanabangamira umwana rwose mu myigire ye. Ariko Karemi, waretse kunshiraho isoni koko? Ngiye mbangamira narame ngo bigende bite koko? None se mama, nka kiriya gikapu cye wakimwamburiye iki koko? Ko nakimuguriye ngo ajye gitwaramo amakaye, wakimutwaye ngo bigende bite? Ahubwo se wowe banza umbwire, kiriya gikapu wakimuguriye ngo bigende bite? Kugira ngo ajye abona uko ansuzugura? Rero aho ngaho niho natangiye nkubwira kugira amahane, ukavuga ngo no kukubahuka. Nubwo igikapu gihuriye he koko no kugusuzugura? Nakubajije ngo wakimuhereye iki, banza usubize icyo. Nakimuhaye nk'igihembo cy'uko yitwaye neza mu ishuri, kandi urabizi ko rwose akantu yatwaragamo amakaye katashingaga. Yitwaye neza? Kumubwira ntikora aka karimo akandebera ku rutwariro rw'isuka, hoshye imbwa iryana, niko kwitwara neza uvuga?
ariko nuvuga ngo Ntarame ntacyo akora ujye ubanza urebe neza niba utanamuha n'imirimo imusumbya imbaraga. Imirimo imusumbya imbaraga se ni iyihe koko? Ko duturanye wari wabona amubwira ngo nampingire, nari namubwira ngo nyubakire urugo rwatembye. Imirimo imusumbya imbaraga uvuga mukoresha ni iyihe? Nta kibazo, reka tuvuge ko adahinga cyangwa ngo yubake urugo kuko n'ubundi atabishobora. Ariko Ntarame aravoma, atera intabire, arakura, aratashya, yewe ubanza nta murimo rwose wo mu rugo adakora uretse guhinga gusa. None se Kareme, uretse gushyigikira uburumbo n'ubunebwe, umwana w'umukobwa utabyuka ngo akubure, akura, avoma, ateke, atera intabire, aba ari umukobwa nyabaki koko? Ariko na Kingston n'abana kandi baba bahari. Kuki se Ntarame atakora imirimo imwe ngo na Kingston nawe akora indi maze bose babona umwanya uhagije wo gusubira mu masomo yabo? None ninde ndagirira amatungo? Ntabwo ari Kingston. Urashaka se ko nzabwira Ntarame kujya gukura ibijumba, nkabwira na musaza we gusigara kubura? Kubera iki se atakubura? Gukubura hari amashuri bisaba. Ugize uti Kareme? Ubu nzabwira umwuzukuru wanjye w'umuhungu nti dore shaho mushiki wawe ntahari ngaho tora keyo, ubu henereje aho mu mbuga kubure koko? Izo se ni inshingano zanjye kumenya icyo abana bawe bari burye Pasika. Nuko rero wikwicuza impamvu wampaye amafaranga yawe kandi wayampaga ntayakoreye. Bayakoreye iki se n'ubundi ko bamfashe bagiye kumfunga n'ikinamba bakagisenya, ahubwo nituva hano uranyishyura amafaranga yanjye Pasika urayampa pe. Ibaza ariko nakwishyuye, ahubwo se ndayakwishyura nyakuye. Ibyaho uyakura ntibindeba, icyo mfa nuko nyishyura amafaranga yanjye yose naguhaye, ntabwo nahomba ikinamba cyampaga amafaranga ngo mpombe n'amafaranga nagitakajeho nyagura. Nta kibazo, ubwo niba turekuruze tunyurane mu rugo njya kukugaburira ku byo nayahahishije. Yari ibise ngaho mwabagabo harya ni William na Pascal? Yego muyobo. Pascal ni ngewe wari umukozi, naho boss wampaga akazi ko gukamya igishanga n'uyu turi kumwe William. Nabanje no kukanga rwose arampatiriza ambwira ko nta kibazo. Oya ntabyo wahawe akazi n'uwagatanze, mwese muri abanyamakosa kimwe. Mweme ntawe uriyoboye ko muri gukora ibikorwa bibangamiye ibishanga. Muranyumva? Wamuretse se agakomeza akivugishwa ubusa ngo yari umukozi wanjye, ntari umwana utazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Mwabagabo mwe rero muranyumva? Turakumva rwose. Mwakoze amakosa akomeye cyane akaba yabafungisha, ariko ubu ngubu ngiye kubagira imbabazi. Akabyare rwose nta kintu umuntu yavuga. Urakoze mutwara uragahora witeka n'iteka, ntugapfe ntugasonze ntugasitara, uragahorana amata n'abagaragu, umva urakagabana katsi kepfo na karuguru y'inzira. Ni impamo y'Imana. Gusa mugomba kubanza mugasubiranya kiriya gishanga uko cyari kimeze imbere. Muranyumva? Bitabaye ibyo rero gusubirana igishanga uko cyari kimeze se buriya byashoboka muyo? Bidashoboka, birashoboka nye. Igishanga ko cyarimo amazi n'ibyatsi none tukaba twarahatsindagiye, urumva byashoboka ko hasubira uko hari hameze mbere? Nibyo mugomba gukora rero. Ririya taka mwatsindagiyemo mugomba kuriyora ryose mukarimaramo, murumva? Mwarangiza mugateramo n'ibyatsi byarimo mukasubiranya neza ku buryo hongera hakamera nk'uko hari hameze mbere yuko muhakamye. None se birabitaka kari byinshi twabikuramo tubirunda hehe muyogo? Umva mbese nk'ikibazo wambajije. Ariko abagabo bafite ubwengera, mujya kubirundamo se mwambaje aho mugomba kubikura. Nimushaka mu bijyane mu ngo zanyu, icyo nshaka no kubona igishanga mwagisubiranije uko cyari kiri imbere. Turumvikana? Ibyo genda byumva sinabura aho njya kukiroha muyobo. Ahubwo wenda icyo mbaza, urabaza iki se? Ko wenda kugishyiramo ari William wampembaga, ubwo kugikuramo n'indi uzampemba ni William cyangwa n'akagari?